Boss Kabutura, stay in touch. Ni nyuma gato yuko rero umuhanzi Rukundo Christian uyu nguyu muzi nka Chris Easy agiye ku rukuta rwe rwa Twitter akandika asa n'uwikinira avuga ati ninde wansokana kuri Sevrante. Ntabwo byatinze uwitwa Kagame Chantal uyu nguyu n'umuyobozi wa Momo Rwanda cyangwa se MTN Mobile Money asamubwira ati ibyo ngibyo ntubisengere rwose nzagusohokana ndetse unashake undi muntu umwe wifuza nzabasohokane. Abangaba rero uyu nguyu Chris Easy yahise abwira witwa Bwiza nabo rero bahita bemera ubutumire bw'uyu muyobozi wa Momo. Ni nako byagenze ku munsi w'ejo wa Sevrante, bombi uko ari babiri ndetse n'uyu muyobozi bari mu byishimo byo gusangira kuri uyu munsi wahariwe abakundanye. Rukundo rero Christian yanakomeje avuga yuko ngo byamuhaye isomo ry'uko ngo buri kintu cyose ubonye kimeze nk'amahirwe ugomba kugifatirana. Akomeza avuga ati ntawamenya ashobora kuzavaho n'ibindi bikomeye. Chris Easy rero ahangaha yanahereyeho mu kiganiro yagiranye na Babu Rwanda ukorera Isibo TV anavuga yuko yenda gushyira hanze ibijyanye na pushete z'amatelefone, ni brand yiwe nyine yenda gushyira ku isoko. Rukundo rero Christian nuko nguko umunsi wiwe wa Sevrante, dore kuno musore yakomeje guhakana ibijyanye n'urukundo rw'iyo na Pascaline, ariko ku munsi w'ejo wa Sevrante rero iyo kipye ari kumwe na Bwiza ndetse n'uwo muyobozi wari wabatumiye. Stay in touch amakuru yo arakisukiranya. Boss Kabutura, stay in touch.